rimwe mukuru wanjye yarambwiye ngo hari igihe ugambirira umushinga ukawandika ukanawusengera Uwiteka akavivuruta uyu mwana wanjye ngiye kumuha umugisha yaza kureba ibyo wakoze ngo abihe umugisha agasanga nta kintu na kimwe wakoze nukuri abantu benshi ntidukeneshwa n'ubumenyi buke nk'uko tubyishuka tuzira kudashyira mu bikorwa niyo mpamvu iyo ufashe ibi bintu bitatu ngiye kukubwira ukabigendanisha no gushyira mu bikorwa uba ufite formule yo gutsinda iyo formule sinjye wayihimbye yavumbuwe n'abahanga yigishwa abantu benshi cyane cyane abashaka kuyobora ariko nawe ushaka gutsinda mu byo ukora wayikoresha iyo formule igizwe n'inyuguti 3 arizo C na A na S reka tubisobanure C ihagarariye character bisobanuye wowe w'imbere iyo muri wowe uhora ugambirira ibibi gutekereza ibibi ku bandi no kubura ucantege ari byo biguhora mu mutima biragenda bikakubera nk'indorerwamo ukajya ubara ibyo ubona gusa ntubone ibyiza bikuri imbere ugasanga abantu n'ibintu byagufasha gutera imbere ubifata nk'imbogamizi zikubuza gutera imbere nguhaye nk'urugero kuri iyi ngingo imwe muri nyinshi zitandukanye umubyeyi w'umukire n'umubyeyi w'umukene umukire areba abana be bakamubera impamvu ituma akora cyane ngo batazabaho nabi mu gihe umukene areba abana bakabagira urwitwazo akavuga ko ari bo bamukenesha kugira ngo rero ugere ku iterambere ikintu cya mbere ubanza gukuza ni wowe w'imbere ukikuramo imyumvire mibi yose igusubiza inyuma ugakuza ibyiza muri wowe kandi iyo myumvire ntuyigira kuko wamaze kuba umukire ahubwo uyigira kuko ushaka kuba umukire inyuguti ya kabiri ni A ihagarariye attitude bisobanuye imyitwarire kandi igisobanuro cy'imyitwarire y'umuntu ni igihe uko ari imbere byagaragaye inyuma abantu benshi ni abahanga mu kazi ariko ntibajya bazamurwa kubera imyitwarire yabo abandi bashinga imishinga igahomba kubera uko bitwara ku bakozi no ku baturanyi no kuri leta abandi barera ibirara nabo kubera imyitwarire yabo kandi kugira imyitwarire myiza biroroshye cyane kandi birimo inyungu nyinshi kubera ko imyitwarire yawe ari ibikurimo imbere biba byagaragaye inyuma kugira ngo ugire imyitwarire myiza no kuzuza ibyiza muri wowe imbere uhere ku gukunda abandi no kubafasha kuko ibyo ukorera abandi nawe nibyo bagukorera witoze gukora ibintu byose mu buryo bwuzuye kandi icyo ugiyemo cyose ukijyemo n'umutima wawe wose kandi ugire ubunyangamugayo mu by'abandi kurusha uko ubugira mu byawe kugira ngo ibyawe bidashirira mu kuriha iby'abandi sibyo se di inyuguti ya nyuma ni S ihagarariye skills bivuga ubumenyi jya uhora ushaka amakuru mu byo urimo ureka ubunebwe n'uburangare ube kuri WhatsApp ujye kuri Google cyangwa ChatGPT wige uharanire kuba wa muntu witabazwa aho byananiranye wari uzi ko abantu benshi mu bataka ko babuze akazi ari abantu bazutina icyo ushoboye ku buryo wagikora ntihagire ugukurikira bakakibura nta muntu ukemura ibyananiranye ubura akazi ahubwo arakanga n'ikimenyemenye usanga hari abakozi bakora amakosa mu kazi ntibirukanwe kuko babuze abasimbura kubera ko ab'inyangamugayo bakennye mu bumenyi hanze kwiga iyo ufashe ibiri mu mutima w'umuntu ukongeraho imyitwarire ye ukongeraho ubumenyi afite ugakuba igihe bibyara formule yo gutsinda ariko ukamenya ko ibyo wamenya byose iyo udashyira mu bikorwa uba ukora ubusa kandi ukamenya ko gutsinda ari ibintu bitareba abantu bakunda inzira za bugufi kandi zoroheje ushaka kumenya ibindi wareba inyigisho Reverend Dr Rutayisire Antoine yakoze kuri iyi formule kuri YouTube niba hari icyo wungukiye muri iyi video subscribe kuri iyi channel kandi n'akazogera kugira ngo tujye tubana mu kungurana ubwenge kuruhurana imitima ndetse no gusingiza Uwiteka Imana yacu nitwa Mizero Raminda gusabiye ngo Imana iguhe umugisha